uyu ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Nshuti dukunda muteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira ku murongo wa FM 106.4 ikanavugira kandi ku murongo wa FM 100.2. Iyi radiyo ijwi ry'ibyiringiro kandi mubasha kuyikurikira kuri za application zinyuranye nka Iono, Akadomo FM ndetse na TuneIn. Rero ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi. Abaririmbyi musanzwe mwumva ba Cantate Domino bagiye kudufasha muri iki kiganiro aribo Redempta Asifiwe uraza kuturirimbira ijwi rya alto na Toma Niyitegeka uraza kuturirimbira tenor, naho ufite Imana Ibrahim nawe uraza kudufasha mu ijwi rya bass, ijwi rya kane. Impamvu nahereye ku ijwi rya kabiri rero nuko irya mbere ryo ni jewe mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard ndaza kuririmba. Rero nkuko musanzwe mubyumva turi kumwe na engineer uza kudufasha kugira ngo amajwi yacu abagereho ku buryo bwiza, akaba ari engineer Jacques Mwizerwa. Inshuti dukunda rero muteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, turizera yuko muri bukurikirane kandi mwishimye iki kiganiro. Indirimbo turi buze kubaririmbira ikaba ari ya 448 igira iti ninde utegeka izuba. Mu gitabo cy'igifaransa cyitwa Hymne des Louanges ni ya 22 ho iragira iti qui dit au soleil, ninde ubwira izuba kuva, ninde utegeka izuba kuva. Hano mu gifaransa banditse ngo ni mélodie populaire. Yari mélodie populaire akenshi inkomoko yayo ntibibasha kumenyekana neza, ahubwo iba yarigeze yumvikana amajwi baririmba muri rubanda, maze umuntu umwe akaza gufata amajwi akayandika akaba yakora amagambo, icyo bita adaptation, kugira ngo amagambo agendane na ryajwi aba yari yumvise. Iri rero ni mélodie populaire, ikaba rero ari indirimbo ivuga ngo ninde utegeka izuba. Igisubizo ku muntu wizera Imana arakibona mu itangiriro igice cya mbere, aho tubona amateka y'uburyo isi n'ibirimo byose byaremwe uhereye ku wa mbere ukageza ku wa gatandatu, maze bigeze ku gihe izuba ryarengaga, maze isabato birinjiye, haza umunsi w'ikiruhuko ariwo isabato y'Imana. None rero iyi ndirimbo iragira iti ninde utegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegeka ijoro? Ni Uwiteka Imana yacu. Noneho rero yabajije ikibazo arangije anagitangira n'igisubizo. Noneho rero agasubira muri ijambo aritsindagira ati ni Uwiteka Imana yacu. Igice cya kabiri yagize ati mbese ninde wahanze ijuru maze agahanika ikirere. Mu gifaransa bakoresha firmament. Ninde ubashisha ibyatsi gutoha? Ni Uwiteka Imana yacu. Igisubizo aragitanze. Cya gatatu aragira ati ninde ujya uduhoza amarira akatubera umuhumuriza? Ninde ufite ijambo rikomeye? Ni Uwiteka Imana yacu. Bongere tubisubiremo ngo ni Uwiteka Imana yacu. Imana yahabwa icyubahiro. Reka dusenge. Mwami Imana, reka tugushimire cyane yuko ukomeye cyane birenze ibitekerezo byacu aho byabasha kugera. Urakomeye kandi nyamara uradukunda. Turi mu maboko y'ukomeye, Imana ikomeye ibaha hose icyarimwe, yumvira icyarimwe ibiri kuba, ibiri kuvugwa, ikarebera hose icyarimwe ibiri gukorwa. Imana idahishwa, ikomeye yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Turagusabye ngo muri iki kiganiro ubane natwe kugeza tugisoje twungutse ku mwuka wawe wera, kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Amina. Ninde utegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegeka ijoro? Ni Uwiteka Imana yacu. Ni Uwiteka Imana yacu. Ni radiyo rero ijwi ry'ibyiringiro mukomeje gukurikira mu kiganiro cyitwa indirimbo n'abahimbyi. Indirimbo tugiye kuririmba ya 448 mu manota y'ijwi rya mbere soprano iragira iti mi mi mi
do mi so 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 mi re 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 do re mi so la si do si la so la so mi la so la fa mi le so la so la fa mi re do. Ibyo ndirimbo rero na manota y'ijwi rya mbere soprano, no kuvuga ngo soprano mu manota nuko tuzajya turirimba. Noneho reka nkomeze ndirimbe uko tuzajya turirimba, ndarimba igice kimwe gusa maze mwumva uko muzajya muririmba amagambo. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegeka ijoro, n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Ko tuzajya turirimba igihe turirimba ijwi rya mbere, kandi nababwiye yuko ijwi rya mbere niryo riyobora andi majwi yose, kuko niryo rimurika rikerekana amagambo ayo ariyo. Reka noneho dusabe Redempta asifiwe, turi kumwe hano muri studio. Redempta gira amahoro. Reka rero abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro bakumve, banamaze no kukumenya cyane, nubwo yenda bamwe baba batakubona n'amaso, ariko enda mu gihe tuzaba tutangiye kujya tubikorera kuri televiziyo bazajya bakubona. Reka rero tusabe Redempta asifiwe turirimbire amanota y'ijwi rya kabiri, no kuvuga ngo arito. Nongeye kubasuhuza mwebwe muteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro. Do 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 re fa mi do si do si do si do re do do si la si do re si do do la si si do la re do si do 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 re do ta la re do si do. Mwamaze kumva rero ukuntu amanota aririmbwa tufashijwe na Redempta asifiwe. Reka tumusabe noneho ahuze amagambo y'indirimbo n'amanota yaririmbye, maze mwumve ukuntu arito izagiririmba. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira aba, mbese ninde utegeka ijoro, n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Redempta asifiwe, urakoze cyane. Reka noneho tufatanye, ngewe mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard ngiye gufatanya na asifiwe Redempta araririmba ya alto, nanjye ndirimbe soprano mu manota, maze mwumve uko duo iririmbwa. Duo mumaze kuyimenya na amajwi abiri, mi do mi so 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 mi re re do re mi so la si do si la so la so mi la so la fa mi re so la so la fa mi re do. Noneho rero tumaze kuririmba amajwi ya soprano na alto muri tonic solfa cyangwa mu manota. Reka noneho turirimbe uko indirimbo iririmbwa mu majwi abiri, duhuza amagambo yayo n'amanota yayo. No kuvuga ngo jewe mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard na Redempta tugiye gufatanya turirimba amagambo yayo. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegeka ijoro, n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Inshuti mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira ku murongo wa FM 106.4 ndetse no ku murongo wa FM 102.2 no muri application ya Yono
@FM ndetse na TuneIn. Tugiye gukomeza twumva iyi ndirimbo ya 448. Noneho rero turi kumwe muri studio na Toma Niyitegeka adufashe kwiga iri jwi rya tenoro abanzirize ku manota y'iyi ndirimbo. Ndabasuje cyane mwebwe mukomeje kudukurikira ku mirongo yose radio ijwi ry'ibyiringiro yumvikaniraho. Imana iduhana umugisha. So 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 si do so so la so 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 fi la ta la so fa so la si so 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 fa 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 so fa la so 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 fa so la si do la so fa mi. Arakoze bwana Toma Niyitegeka udufashije kugira ngo twige ijwi rya gatatu ariryo tenor. Aturirimbiye amanota, reka tumusabe aturirimbire amagambo yahuza n'amanota yaririmbye. Ariko reka mbaze Toma, ya channel ya YouTube yigishirizaho amanota no kuririmba twangwa iki Toma we? Yitwa Amazing Grace Academy. Uwo ni Toma ubyivugiye rero murabyumvise, yitwa Amazing Grace Academy. Ikaba ari channel nimushaka kwiga umuzika muzajya murebaho mugashobora kujya muririmba ari amanota nkuko tuba turi kuyaririmba hano muri studio. Reka rero tumusabe noneho akomeze aturimbire ahuza amagambo y'indirimbo. Ndabibutsa ko ari indirimbo ya 448 muri gukurikira. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu mbese ninde utegejoro n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Shuti dukunda muteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, turi mu kiganiro cyitwa indirimbo n'abahimbyi. Ni mu ndirimbo ya 448 ninde utegeka izuba. Birumvikana ko utegeka izuba ari Imana. Rero muri uyu mwanya tugiye gukurikizaho amajwi atatu, no kuvuga ngo soprano, alto na tenor. Nkuko nabibabwiye Toma agiye kudufasha muri tenoro ndetse Redamta adufashe muri alto, nanjye ndaririmba soprano. Reka noneho mwumve amanota y'amajwi atatu maze mwigireho namwe muzabimenye. So mi do mi so 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 mi fe re do re mi so la si la so so la so mi fa la so la fa mi re so fa la so la fa mi re do. Inshuti mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, ikiganiro ni indirimbo n'abahimbyi. Kuri mikoro muri kumwe ni mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Reka noneho rero tubagezeho uko amajwi atatu aririmbwa. No kuvuga ngo rya tsinda ry'abantu batatu bamaze kubaririmbira amajwi atatu bagerageze bayahuze n'amagambo kugira ngo twumve amajwi atatu yumvikana. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu mbese ninde utegeka ijoro n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Shuti muteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi. Turabanezerewe cyane. Reka dukomeze hakurya kuri mikoro ya basse hariho uwitwa Ufitimana Ibrahim, ariho aritegura kugira ngo atugezeho ijwi rya kane, ijwi rya bass cyangwa se bass niba ushaka. Ariko icyo tutemeye tutavuga ni base. Oya, base ni by'abantu bizi imibare bazakubwira ko ari base mathematical ngo bifite ko byumvikana, ariko tugiye kuririmba base turi kumwe na
ufite imana. Ngaho rero naduha amanota y'indirimbo ya 448 ninde utegeka izuba. Ndabasuje cyane, nongeye kwishimira gukomeza kubana namwe igihe tugiye gufatanya kwigana ijwi rya bass. Do 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 mi do si re do mi so fi mi re do si la mi fa 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 mi do fa re mi fa so fa do fa 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 mi fa so do. Arakoze Bwana Ibra ufite imana. Arakoze, thank you very much. Ndagira ngo rero tukomeze twumve Ibra ufite imana atwumvisha uko base irimbwa ahuje amanota yari kuririmba mu kanya n'amagambo yayo. Hari ubwo bamwe bajyaga bibwira ngo nijwi banihira hasi gusa ariko urabona ko harimo ama waves, harimo arazamuka akajya hejuru akajya hagati. Urakoze cyane, reka noneho uhuze amagambo n'amanota. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegejoro n'Uwiteka ina yacu, n'Uwiteka ina yacu. Inshuti dukunda mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, reka dukomeze noneho iki kiganiro twumva icyo bita quatrio cyangwa se quartet ko twabyita, maze twumve amajwi ane yose y'indirimbo ariyo twise tuti, maze twumve sopu, twumve alto, twumve tenor, twumve na basse, bihurije hamwe amanota, twumva uburyohe bw'indirimbo aho buherereye. Ninde utegeka izuba, indirimbo 448. Mukomeje kumva radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi. Indirimbo ni ya 448 ninde utegeka izuba. Reka noneho dusabe iri tsinda riri kubagezaho iyi ndirimbo ryitegure ribaririmbire iyi ndirimbo, maze baririmba igice kimwe mbere yuko dusoza, maze twumve uko iyi ndirimbo izajya yumvikana mu materaniro. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese ninde utegejoro n'Uwiteka imana yacu, n'Uwiteka imana yacu. Mwabyumvise, ninde utegeka ijoro, ninde utegeka amanywa, ninde utegeka izuba, ninde utegeka inyenyeri, ninde utegeka ukwezi, ninde utegeka ibikoko byose, ninde utegeka isi? N'Uwiteka imana yacu. Indirimbo nziza cyane itwibutso tugomba kuramya, itwibutso tugomba guha icyubahiro, itwibutso tugomba gusenga, itwibutso tugomba gusingiza, kwire guhabwa icyubahiro cyose giheranije nta wundi n'Uwiteka imana yacu. Mu burasirazuba bwa kure no mu burasirazuba bwo hagati hari umuco wari warateye wo kwibwira yuko izuba ari ryo mana, bityo abantu baribona rizoye hariya bati ni imana yacu, mureke tuyisuhuze tuyiramya. Abantu bagapfukamira izuba, ndetse bagira izuba ikintu cy'igitangaza cyane, ndetse mu bihugu izuba ribonekamo gake, iyo baribonye usanga byabaye umunsi mukuru ukomeye, bakagira ngo ni imana yabasuye. Tuti muteze amatwi radio, mbese nawe uri kubyumva ntibikabeho. Izuba ryararemwe
nk'uko inyenyeri zaremwe, nk'uko ukwezi kwaremwe. Uwaziremye ni Imana yacu. Dukwiriye kuba ariyo duhimbaza, dukwiriye kuba ariyo duha icyubahiro. Nuko rero uyu muririmbyi ntiwibwire ko yapfushije ubusa igihe, aratwibutsa uwo tugomba kuramya, umuremyi wacu, Imana yacu yaremye byose, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya mbere. Nuko rero abo mu burasirazuba bwo hagati bahesheje izuba agaciro rirafite. Nubwo izuba ridufitiye akamaro mu rwego rw'imibereho yacu, kuko ribasha kuduha vitamine mu mubiri wacu. Hari vitamine aba bahanga bazi zinjira mu mubiri kubera izuba, ariko ntabwo riragahinduka Imana, ahubwo ni igikoresho Imana yashyizeho ngo kitumurikire ku manywa, nk'uko ukwezi kutumurikira nijoro gufatanyije n'inyenyeri. Muzi yuko abantu bahaye izuba agaciro cyane, ndetse ababizi neza umunsi wa mbere w'isabato ariwo twita dimanche, ni umunsi abapagani baramyagaho izuba. Ndetse niyo mpamvu mu Kidage bavuga ngo Sonntag, bakavuga ngo ku cyumweru ni umunsi ariyo twita dimanche, ni umunsi w'izuba. Zone ni mu Kidage ni izuba, tag ni umunsi, Sonntag ni ukuvuga ngo umunsi w'izuba. No mu Cyongereza barabivuga bati Sunday, sun ni izuba, day ni umunsi, Sunday rero nubwo ni umunsi w'izuba. Izuba nta munsi rifite kuko nta munsi ryashyizeho, ahubwo Imana yaduhaye iminsi kandi ishyiraho n'isabato kugira ngo tuyiramye. Kwimurira isabato ku munsi wa mbere w'icyumweru no gusuzugura Imana bikomeye, kuko Imana idahinduka, Imana idahindura, gahunda zayo ntizihinduka. Nuko rero iyo tuvuze tuti turajya gusenga tureza umunsi wa mbere w'icyumweru, ntabwo tuba dutandukanye n'ibyo Satani yakoze ahindura amategeko y'Imana ubusa. Tugume mu murongo wo kubaha Imana, tumenye ko ariyo yaturemye, tumenye ko ariyo yaremye ibiriho ku isi byose, ku rushishi ukageza ku kintu cyose. Yahanitse ijuru, irema inyanja n'ibirimo byose, amafi, irema ibikururuka n'ibikururanda, irema ibifite amahembe, irema ibifite imigara, byose byaremwe n'Imana. Reka rero tubibutse iki ngiki, bityo rero tumenye tuti Imana ni ikwiye guhabwa ikuzo, n'ishobora byose. Tumere nka Daniel ngo niyitankiza, menya kandi wizere ko Imana ariyo itegeka izuba, ari itegeka isi. Reka noneho tubaririmbire indirimbo tutaramane namwe, ifite ibice bitatu. Nshuti mwateze amatwi, turabashimiye. Niturangiza turajya mu cyiciro cyo gusoza iki kiganiro. Reka turirimbe iyi ndirimbo yose, tubafashe gutarama. Uwayifashe nawe adufashe turirimbane. Nindutegeka izuba kuva rikamurikira abantu, mbese niwe utegeka ijoro, n'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Mbese ninde wahanze ijuru, maze agahanika ikirere? Ninde ubajije ibyatsi gutoha? N'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Ninde ujya uduhoza amarira, atubera umuhumuriza? Ninde ufite ijambo rikomeye? N'Uwiteka Imana yacu, n'Uwiteka Imana yacu. Nshuti mwakomeje gukurikira iki kiganiro cy'indirimbo n'abahimbyi, tugeze ku musozo wacyo ku bw'uyu mwanya. Rero Uwiteka abaha umugisha. Mwabanye natwe, ngiye wayoboye ikiganiro, ndi mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard, nafatanyije n'itsinda ririmo Niyitegeka Thomas waririmbye tenor, Kanyange Daniel soprano. Imana
Ibrahim yaririmbye ijwi rya basse. Reka tubamenyeshe ko uyu munsi Asifuwe Redempta ariwe wadufashije mu ijwi rya alto. Turashimira kandi n'uwadufashije ku buhanga bw'ibyuma Ingenieur Jacques Mwizerwa. Turabashimiye hamwe twese dufatanyije kubashimira. Ikiganiro kizakomeza ubutaha. Kubw'uyu mwanya turasoje, ariko reka dusabe umugisha w'Imana mbere yuko dusoza. Mwami Imana, waduhaye kumenya yuko ari wowe waremye ibintu byose, uhereye ku gatoya ukageza ku binini, uhereye ku bifite ubugingo ndetse n'ibitawufite nk'amabuye, ibitare, ubutaka, byose ni wowe wabiremye, kandi wabiremye kugira ngo wiheshe ikuzo. Turagusabye rero ngo icyo cyubahiro wihesheje uturema, urema n'ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, byose ngo abe ari wowe ushyira muri twebwe umutima wo kukubaha no kugukunda, kuko tubikwambaje mu izina rya Yesu, amina. Uyu ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana.